Musakazi kari danje nyine. Wabibonye nta kuntu byari bimeze. Ariko nyine nizere ko byari bimeze neza. Pasi ndarushye pe ndushye stress ni danje ku kazi. Bibaho nyine ariko nonese udakoze kutarya ugomba gukora cyane nyine kugira ngo ejo n'ejo ugire icyo bigezaho. Ahubwo usumba mubazo w'ibintu bitakazi kazi. Yemeze neza nshimira Imana. Urebye nta ribi ntacyo nashinja agasana. Nta kibazo so nshaka kubwira ko ejo ntabwo nzaba muri iyo nama se uzayijyamo sangapi yivemo sangapi? Ndazinduka mu gitondo ndazinduka byataye hamwe se nka saa sita utaravayo cyane ushobora kuvayo nko mu masaa sita gutyo mu masaha ya lunch. gusa nyine ejo nanjye ndumva bibaye byiza uje hakiri kare utananiwe aremba ko ushaka nakuganiriza kuko mbimaranye iminsi. Ikibazo tuzavugana nta kibazo kandi mbaye ngushimiye kuba uzaniye time. Nta kibazo rero ndumva ngiye nakureka nkataha ubu ngubwo igisigaye tubone tukazabona nijoro. Nta kibazo urakoze cyane. nawe urakoze cyane. Bye. Pasi mba mubwire I'm sorry ko kubaza bino bintu ariko nshaka kumenya bite byawe umeze neza. Maze iminsi nazi ukuntu mbona mitwara wazugura ngo kandi Pasi urabizi neza akazi mama wanjye yanshyize mu biganza urabizi ko icyapa cyose njye wakibazwa. So ugomba kumbwiza ukuri ikibazo ufite tukagikemura kuko ntabwo nzi ikibazo ufite. Ntabwo akazi urimo kugakora uko bikwiye kandi kuba turi inshuti byo ntabwo bikora ko akazi gapfa sibyo? Kubyumva nicyo kibazo. waretse se nkazakikubwira undi musatiri none umbwiye n'ubu ndakumva ushotse wambwira. wanyemerera Pasi nkazabikubwira undi munsi atari none kuko nanjye sinjye. Pasi kuva ryajye nadusigaye duhishana. ntabwo ari ukuguhisha. Niki niba ushobora kugira ikibazo usimbimenye kandi byitwa ko turi inshuti dukorana urumva atari ukumisha. ntabwo ugiye numva ko ari kugusha kuko impamvu mbigusabye nuko numva nonaha ari proud yabyo. gusa wampa umunsi umwe cyangwa ibiri nkazabikubwira kuko n'umurindi nzabikubwira kuko nimba usigaye ubona ko mu kazi kanyu bitameze neza ntabwo bimeze neza nyine tu nanjye ndabibona ko bitameze neza. hari ikibazo mfite kirahari niyo mpamvu numva ko wari kuzama umwanya nkabikubwira. Okay ko bishaka tu numva ari byo byaba byiza nta kibazo tuzavugana sibyo? Nawe uzambwiza ukuri ntuzambwiza. ntabwo nzigera nguhisha pe nzakubwiza ukuri kuko niyo mpamvu nafashe time yo kuzabatireka fata umunsi mbikubwira atari none. wanyumva? ndakumva neza cyane Pasi nta kibazo cyinshi. Sawa bye. Urakoze. nta kibazo
ese ufite ubwoba ubaye imyitozo tuganira umeze meze neza njye nta kibazo sishira tuza kuba udatuje nyine kubera neza icyo tuze nyine tubona tubwigaho nta kibazo ariko ntimugiye kutubwira n'isuranire aya njye ntabwo ntinya abakobwa reka gute kandi biri kugaragara ndakira neza ndakira kwicara nyine bikura hano ahubwo none se ibi byacu by'urukundo rwanjye nawe ese Pasi yaba abizi ndumva atari ngombwa icya mbere ni ukugukunda ubu se nanjye mubaza ntabwo nanjye mubaza mwanya n'uwawe mbaza nta kibazo rwose isanzure pe mbaza sidukundana yego turakundana kandi nanjye ndagukunda nese be ikintu cyakubwira umuntu ashaka kubana nawe nisubaye iki nta kibazo kubana ubyemeye ubyemeye none se ibintu by'ubukwe mariage ko ntabyo ndategura ngo twabitegura oya ubukwe wumva nkubwiye numvaga najya mu rugo nkazana imyenda noneho tukabana nyine njyewe nagombaga kubanza nkabitegura nkabibwira famiye yanjye nkategura ubukwe tukabana neza binyuze mu mucyo sohokanye hano uri wenyine se nise washansohokana nawe reba inshuti zose ufite ukuntu zingana ariko ukaba wisohokanye uw'umwe inshuti zigira umwanya wazo nanjye nkagira umwanya wanje wo kwisohokana nkaruhuka mu mutwe ibyo nabyo ni sawa nyine yangiza amahirwe ndakubonye se ko wabuze ahari wamburiye hehe maze iminsi nguhamagara nkabona nyine ntateshe bw'isi nira twapfuye iki mbwiza uko sheri twapfuye iki koko sheri nje turacari sheri jewe ntabwo ndi kubyumva yawe shushibagire kabisa hasi urabizi nawe ibyo wakoze urabizi sibyo waraje urambesha ngo uriya muhungu ngo n'umugenzi wawe Roje ngo n'umugenzi wawe kumbe muravukana please ubu se urumva utazambesha n'urukundo wewe urabizi ntabwo nakubeshya biriya byose nabikoreshejwe n'urukundo please uzabaze ntabwo nasubirana nawe ariko pe njye narindi hano ngusaba imbabazi sibyo biriya nabikoreshejwe n'urukundo kashambabarira nira nubizi ko ngukunda wambabariye ukanyumva bazi sinsho icyo cibagire uravyumva njye urabizi neza ko biriya byose nabikoze kuko ari uko ntakwanga sibyo umuntu ukunda ntibamubeshe uzoshaka ubaze n'izindi nkunda ntibamubeshe mubwiza ukuri amenye defo yawe amenye n'ibintu byose byawe none niba naracitswe kari akantu kakabaho nkakubeshya ko
ari inshuti yanjye ari girafurere uyu munsi nkaba ndi kugusaba imbabazi kuko utanyuma imbabazi ntizigoye gutanga gusa sinteza gusubirana nawe. Oya bebe nzakwereka ukuntu bizagenda tubana ariko mba dukora ubukwe tubana buri umwe atumira umuryango we n'undi nanjye wanjye dufatikanye tujye duhuza n'amafaranga nibwo uko bizagenda neza. Ahubwo numvaga nari ngukeneye rero ngukeneye ibintu byo kuzinduka mu gitondo ushyiramo imiziki ukangura abantu biriya bintu ntabwo mbikeneye rwose. Fasha nujya ucuranga umuziki wawe uri kumva wenyine tanzu ni yanjye iyawe ndabyumva none ko ari yawe se bivuze ko numva ko bikose ndakwishyura se mpamya ko nyishyura ariko ntabwo nishyuye imiziki hariya ntabwo ari buwate ishyurwa n'umuntu ndabizi ko amasezerano twagiranye nawe ariko none niba twaragiranye se njye nahagiranye n'umuziki ariko ndamya ko mu masezerano twagiranye nta by'umuziki birimo. Twavuganye ko ari uje gukodesha inzu uje kujya uryama ukabamo rero ngende umuntu wo kumva ibintu bya jugu shyiramo umuziki wawe inzu aba ari ushyiramo ufashe kandi twamenyanye mbere ya girafurere sibyo kandi ni nanjye twari connected cyane si babu sindavyanze none wewe ntago wankundaga kuba twaramenyanye mbere ntabwo ari kuza kumbesha ngo byitwe ko twamenyanye mbere sibyo wari kuza umbwiza ukuri nk'umuntu nkunda basi mbabara nira ndabakunda sindavyanze ariko sishobora kubabara kandi sineze no gusubirana nawe kuko nimba warambesha ubwa mbere n'ubwa kabiri wambesha sinokwizera we basi waretse kuguma hano wenyine se ukaza tukagenda mu rugo basi tukabiganirira mu rugo je ushobora kugenda kwanza ushobora kugenda kuko ndategereje umugenzi wanje Divine agiraze okay none basi gute akazi bimeze bite gute kijya mu kazi akazi ni kagikonje kubera ubose wawe ntameze neza none amafaranga mwavuganye ntabwo ariyo yaguhembye se ari kuzana ibintu byo kundiraga kandi agashaka kumufata ku numva ibyo bintu ni siporo weruka inzira mucisha ibintu byarononekaye cyane naho ibintu bigeze hasaba boss b'iyi minsi kuki biharaje iyo ndwara ngo mu gihe atagupora ufite ntabwo ushobora gukora muri business ye ni manguhe muri nosi byarivanze ni manguhe uramuha nawe akazi basi rero mana reka basi dukomeze turebe ko twaronka kandi kazi sibyo gusa ariko nera ni imitomo uri kuzana ngo ushakira akazi ni ukuri pe urabizi ngenda gukunda please ni ukuri shawarambeshe bwa mbere numbeshe bwa kabiri wowe nicyo gituma rero wari ukwiye no kumbiza ukuri kugira ndanakubwira ibintu byose ubu nuko wamfatiranye nta kundi nyine nubugenda ni ukuri I'm sorry kuba utarabimbwiye nyine ndabizi yuko nanjye mbifitemo uruhare sibyo ariko nge kuba narakubwiye ko uriya ari girafurere ntago ari ukubera njye pe ariko humura nge ndabizi neza ko hari umushuti wanjye erega n'igituma ndamutegereje urabizi ko ntashobora kwibana mu nzu kuriha amafaranga ntibikinkundiye kandi n'uriya mu boss ari kunkoroga mu mutwe sinshobora kuguma ndamusipora utajya ibintu ashaka nibyo ndabyumva rero ntegereje uyu mukobwa kugira azi tuvange amafaranga kugira twishyure inzu ntibishobora gukunda nanjye ndaremerewe gusa ariko hari ahantu nari mvuye ku mushuti wanjye nzi neza ko hari ahantu afite akazi ndaza kumuhamagara mubazi nizeye neza ko kandi akazi agafite kandi keza nira ndabizi ubuzima bwe buzahinduka utayigeze umpresenta n'abashuti wa inde ikibazo mba nakubonye se wampresenta gute nambesha nje oya ntabwo nakubeshya iriya ni inyishyu y'urukundo erega niwe wiciye izina ba niwe wiciye izina gusa n'ukuri nge nari ngiziye ko nzabikubwira ko nene se niba ari girafurere tubana muba mu rugo nabiguhisha kugeza ryari abasore b'iki gihe ntimukizana bati ngo muzane muvugishe ukuri dukundane tuzina
mushaka guca hirya hino kandi ntabwo bituma umuntu agukunda ibyo uribesha gusa ariko pe Nela ni ukuri yakwinginze wimbonera mu makosa gusa yabizi neza ko igihe twari turi kumwe sigana gusuzuma nyine ukumva ko udashaka no kunsubiza kumva no gushaka no kundeba mu maso Ndikunda umugore wawe. Okay. Aha nahise ko wicaye ngo ugiye uri kuva. Imyenda mbona byose. Ngo? Byose. Tutabona se neza. Nsikiri nakubwira. Ariko kuraka. Ntabwo ndi Ugiye kuraka. gupfura kuraka. Urabona none ngiye gupfa. Naguca. ariko inzira ijya iwawe ni iyi ngiyi. Ndabizi ko ibyari ntabwo byari byiza. Ese urumva nawe inzira ijyana mu rugo? Uri kumbwira ati inzira iri. Mu rugo se by'ibizari? Maseka mama gari. Oui mama. Ni byiza. I'm sorry mama, wambuze. Bivuze uko. Mama ko warakaye wabaye iki? Mama waritse mwisobanura koko. Ego. Mama pasi nta kibazo ntabwo ari we wabikoze. Amafuti ni ayanjye, njye abazi imibare niyakura niyo twari dufite. Iyi ntabwo ari ukuntu ikintu kibaho. Ndabizi mama. Oya mama ntabwo ari pasiporo, ntabwo ari we kandi n'ibibazo yari afite twaganiriye yambwiye ko ari buze kubikemura si mama ndumva waba ubyibuha gusa yakiriye ariko ndabikora nuko Babo, ngiye kukubabarira ariko ntuduteze gusubira ntuduteze gukunda ariko Nela please basi nawe wigeze unkunda erega niwe watumye ntagukunda iyo ngize ukuri ubu ntitwari kuba tugikunda okay basi reka nanjye mbanze ndiye ko nakurongera akana kazi sibyo
nukuri nzakironderana kandi nakironderera none ni nka kubona ntabwo uzakajya reka nitabe telefone we allo ndihe wowe ndi kwibarabara ry'amapave umanutse gato ugakata mu buryo bwawe ubona imbere yawe sawa Muherayo shana ati bose nawe na shana hatari peshi soko wikoreye wagera grande hane hasi biraguhita no warugiye kubyutekera gumi yego ko basira gusiga hano dufitanye cyakose anazi bagiye shorega iyi si ni muzunguru ku mutwura yaga mbona ufite stress yishobora n'uyu ni stress Uri tugiye mu nzu. Asenera ngiri kuvuga ngo stress ni stress kuko iyo utaba stress ntiwari kumbesha. Niwe ubishaka urabizi ukuntu umeze ukuntu twari tuganira neza sibyo? Wowe watumye ndakara ibintu byose urambesha ntabwo natinya kubikubwira imbere y'ibyo. Kuko nawe ni wowe wabishatse. Ariko ibyo nakubwiye byose wabyumvise. Kandi ngiye niteguye guhinduka sibyo? Ndakumva ikibi ni uko washizemo ako kantu. Ya, nitwa Babu. Nitwa Divine. Okay, nishimiye kukumenya. Yego nanjye. Bro, eko. Ase wanyumvise. Genda kwiyana. Urumva? Wowe tuvundimwe. Ntacyo nakoze ngo ngumere neza. Baragize ukabona ibintu babiri. Nicyo ushaka kumbwira? Niba wumva nabyo gusaba imbabazi. Zabiriya bintu byose byabaye. Nisura bizure garafere buri kintu cyose. Ugezeho no kubera wowe n'isuburu umva nkubwire hano nta kintu na kimwe uzongera kubura nta n'icyo waburaga uza urye uryame ukora ibyo wumva ushaka ariko kuva iyi saha n'uyu munota sinazongera kubona wongera kumvugisha kandi wowe ubwa mbere n'ubwanyu sinazongera gusura muri iri jambo mbese urumva utanziritse umva nyine Action. Ibi byacu byanjye nawe by'urukundo ese Pasi yaba abizi Bizi nawe ibyo wakoze urabizi sibyo wowe wambwiye ko Roger. Twagiye gatatu kabiri garuka and action.